yacu yuko ari rudatetereza abasenga ibibazo byabarembeje uwo mwami aragucunda akagukama gushaka amavuta y'ubuhamya bw'ejo hazaza uziritse ku musonga w'ikibazo ikidodo kiri kugusonga maze uwo mwami akagutabara akagucisha mu bikomeye wamara gukomera maze ukazakomeza n'abandi niyo aguteye iteka uri umukene nawe urateka ukarya ugahaga maze ugasagurira ababura mikoro bakarya bikabayoboka aniveriseri gakorwa ku bwawe kuko uwo mwami wamwubashye uwo mwami ni mwiza amanuka guhirika agakiko ndavuga agasonga bugari mu kinyarwanda maze akakwicaza mu mafuteri wareba uburyo akubakiye etaje na etajeri ukavuga turi ruhanguru wa mbere mu bahanga amanuka gusiribanga ikigeragezo kigutera ubwoba ngo uzabaho gute ngo uzapfa ko nta minerivare kandi abana bakaba biga maze Yesu akagipfunyikira impamba akakibwira tuva kuri sheze ureke gushega kuko ari njye ukura ibishoboka mu bidashoboka amen. Guma muri Yesu yifurize kugira ibihe byiza aho muherereye hose mu mpande enye z'isi ku migabane